Muraho mwese ndabasuje cyane kuri Jeni Family wino mwanya w'ijambo ry'Imana. Reka dusenge. Turagushimye Data twese uri mu ijuru, tugushimiye ugira Imana ikiranuka, izina ryawe rihabwe icyubahiro. Twishyize imbere utwakire nk'abana bawe, tubabarirwe nawe kandi ijambo ryawe dusobanurire mu izina rya Yesu. Abakunzi ba Jeni Family, tugeze mu kanya ko kumva ijambo ry'Imana. Turareba igitabo cyo kuva igice cya mbere ndetse turano no ku gice cya kabiri. Turabona uburyo mu Egiputa Abisirayeli bagwiriye ndetse hima umwami utaruza amateka yabo, ategeka ababyaza igice cya mbere 15 Shifra na Pua kuzajya babyaza abana b'abahungu bakabica. Ariko babyaza ko bari Abaheburayo bubahaga Imana, ntago babashije kubahiriza ibyo umwami yababwiye, ahubwo basobanuriye umwami baramubwira bati rwose databuja, Abaheburayo ni abanyembaraga, tutarajya kubabyaza abana baba barangije kubabyara twebwe tutarahagera. Ni ukuvuga ngo rero Imana yabakoresheje iby'ubutwari, babasha gukora umurimo w'Imana mu buryo bukomeye cyane. Ariko ababyaza bubahaga Imana ntago ariko babigenje, ahubwo baretse abana b'Abisirayeli bakajya bavuka bakabaho. Ndetse Farawo arabarakarira cyane, aravuga ati ni ukubera iki mureka abana b'Abisirayeli bakabaho? Ariko babyaza ko bakiranukaga barasobanura bati Abaheburayo ni abanyembaraga, iyo umubyaza ataraza bo baba barangije kubyara kare. Ariko aba babyaza nitusoma neza turasanga ko nabo bari Abaheburayo, nubwo Farawo yari yababwiye ibikorwa bagomba gukora nk'umwami, ariko Abaheburayo kazi bubashye Imana yabo. Mu gice cya kabiri rero tuhabona umugabo w'umulewi wagiye agashaka umugore wo mu Balewi. Uwo mugabo bamwitaga Amuramu, umugore bakitwa Yekobedi. Ngo babyaye umwana mwiza cyane, baramuhisha, ariko ngo amezi 3 ashize babona batakibashije kumuhisha, ahubwo mama we ngo amubohera akantu k'agatebo, agafuka neza, ashyiraho ngo ubushishi, ubu twagereranya nka kore, agagira neza arakajyana agashyira mu rufunzo ahantu hafi hatari amazi menshi. Abwira mushiki we Miriyamu, aramubwira ati jya ucungira hafi urebe yuko uyu mwana nta kintu abasha kuba. Ibaze nawe guhisha uruhinja, byari byamunaniye. Ariko uko ayo mazi yari yamukizemo, umukobwa wa Farawo yazanye n'abamurinda, baza aje kwiyuhagira ngo akajya abona imfunzo ziri kwinyeganyeza. Uko zinyeganyezaga rero agenda yegera, abwira abajakazi be, arabwira ati mundebere ikintu kiri hariya. Barareba basanga ni umwana urimo, baramumuzanira ngo pfunde, ngo abona umwana mwiza cyane, ngo baramukunze. Rero Miriyamu nawe yacungiraga hafi, aza yihuta, araza aravuga ati se nabaha umumama w'Umuheburayo akabasha kubarerera uyu mwana? Umukobwa wa Farawo ati ni byiza cyane rwose. Baragenda bazana mama we, ajya kurera Mose, ariko nk'umuntu ukorera ibihembo. Yekobedi rero kubera ukuntu yubahaga Imana, mama wa Mose yongeje umwana we, akajya amuha n'amata y'ibwami, akajya amurera, ariko amubwira amateka, akamubwira ati nubwo ubona uri hano ntabwo uri umwana w'umugabo Farawo, byagenze gutya na gutya, uri Umuheburayo, Abaheburayo bafite ikibazo kimeze gutya na gutya. Amutoza Imana ye, amubwira iby'Imana cyane. Nawe akura ashaka kumenya Imana, kuko hari icyo Imana yamuteganyirizaga kugira ngo azabashe gukura Abisirayeli mu gihugu cya Egiputa. Imana iramutegura, imutegura akiri umwana. Natwe Imana iradukunda, niyo ari mu kaga ikoresha inzira zitandukanye, ku buryo ishaka gukoresha abantu batandukanye, tukabaho mu buryo bugoranye, ariko umugambi w'Imana ukazagerwaho. Imana tugire neza cyane, iduhe natwe ba Miriyamu batuba hafi,
batureberera kugira ngo umukobwa w'umwami igihe azaba aje tuzabashe kurya ku byo kurya by'ibwami. Ubwo ni ukuvuga ngo natwe tubashe kurerwa neza, kuko urebye Mose kuba mu Egiputa byatumye amenya amategeko yaho, mbese igihugu cyose arakimenya, ku buryo igihe yajyagayo yagiye ari nk'umutasi mwiza nyine azi amakuru yaho yose. Natwe Imana iduhe abantu beza b'umumaro bo kugira ngo muri iyi si nubwo atariho iwacu ariko tubone n'ibibasha gutuma twitegura neza kuzagera mu bwami bwo mu ijuru. Murakoze cyane, Imana ibidufashemo mu izina rya Yesu.